Yes, tujye tubasuza cyane mwega mukurikiranye Kodi Laba TV tubabwira ngo mukomeze muri inkuru zacu ko tubafite utuntu dutwika cyane muri uyu mwaka. Ikibazo ni kumva umuntu atarakora subscribe kandi aho umutuku ujye notification iri kugenda zisohoka buri munsi. Jewe nitwa Confiance tubazaniye iki tubafitiye inkuru. Tubafitiye inkuru eshatu z'ingenzi zabaye trend kuva uyu mwaka watangira. Turi gusatira ukwezi kwa gatandatu byumvikana tugiye kujya mu cya kabiri cy'umwaka kuva watangira. Tubafitiye inkuru zabaye trend zavuzwe guhera mu kwa mbere Mr. Zikabice bigacika cyane mu Rwanda ndetse no hanze. Turahera ku nkuru ya mbere, nta yindi nkuru ya mbere akaba kuri Miss Rwanda. Miss Rwanda y'uyu mwaka yazanye dushya, yazanyemo ibintu byinshi cyane. Abavuga baravuze, amafoto aracicikana ku mbuga, amavideo ntiwareba byari bikaze. Miss Rwanda nta byinshi tufite kuyivugaho, reka twivugiye kuri Miss Nshuti Mweto Divine. Uyu mukobwa kuva hatangira preselection ubwo yari yiyamamarije mu ntara y'Iburengerazuba nayihagarariye mu karere ka Rubavu, ariho preselection yaberaga. Uwitwa Mutesi Jolly ijambo yamubwiye ubwo babatoranyaga ikaba ryaragatswe cyane, ituma umukobwa amenyekana. Yaramenyekanye cyane bikomeye ubwo Mutesi Jolly yamubwiye ati Muheto uri mwiza pe, yongeraho pe. Ibi ngibi byatumye abakurikira Miss Rwanda baba benshi cyane bazi uyu mukobwa ari mukobwa ki. Bifata indi ntera, ibintu biba birebire cyane. Byarakomeje, abantu benshi ubwo bari bamaze no kumuhikamba. Ubwo Miss Rwanda itaragera no kumusoza utari bamaze kumuhikamba, ibintu bikomeye cyane. Ikaba ari inkuru yabice bigacika kugeza ubwo mpera mu kwezi kwa kabiri uyu mukobwa byarangiye yemejwe kuri Miss Rwanda 2022 kandi akaba na Miss Popularity icyarimwe, kugira ngo mve ko bitari byoroshye. Dukomeze ku mwanya kabiri turasanga indi nkuru yabice biracika cyane. Nta yindi nkuru twavuga uretse inkuru y'umugabo witwa Ndimbati. Uyu Ndimbati byavuzwe ko Miss yashize yateye umukobwa inda utuje imyaka y'ubukure nyuma yuko yamusindishije, bityo umukobwa amushyikiriza RIB nyuma yo gutanga ikibazo cye avuga ko Ndimbati yaba yaramuhoteye. Iyi ni imwe mu nkuru zavuzwe ku mbuga nkoranyambaga cyane kuri YouTube ndetse n'izindi mbuga zitandukanye, Facebook ndetse n'ahandi. Umugabo aravugwa cyane birenze. Iyi ikaba ari imwe mu nkuru udakwiye kuzibagirwa muri uyu mwaka, aho uyu mugabo yakatiwe afunze nyuma y'icyo cyaha yakoze cyo kuba yasambanya umwana utuje imyaka y'ubukure. Iyi ni imwe mu nkuru udakwiye gucika, yabaye trend cyangwa utakwibagirana vuba cyane muri ano mezi atandatu ashize dutangiye umwaka 2022. Nibyo ku mwanya wa gatatu turagaruka n'ubundi ku nkuru yavuzwe ifitanye ihuriye n'iya mbere twahereye Miss Rwanda. Nta kindi cyavuzwe bisa n'ubu bikivugwa cyane. Uwo mugabo witwa Ishimwe Dieudonné, umuyobozi wa Rwanda Inspiration Backup ariko benshi tuzi nka Press Kid. Umusore akaba nawe ari mu bavuzwe cyane kuri YouTube. Inkuru itamuvugaho sinzi ngo ivuga ibiki muri no minsi, nyuma yaho asohotse amajwi yafashwe aganira n'uwitwa Nshuti Mweto Divine. Uyu mukobwa ubu ngubu wambaye ikamba rya Miss Rwanda 2022, aho bivugwa ko yamusabye ko baryamana nyuma yaho abaye Miss Rwanda cyangwa se mu bijyanye no kumufasha kuba yakwegukanira ikamba. Si ibyo gusa, uyu musore mu ibanga rikomeye cyane byagiye bivuga ko na mbere yagiye asaba abakobwa bose ko bamuha icyo yise happiness. Ijambo happiness riri kugarukaho cyane. Harimo abakobwa bagiye batandukanye muri Miss Rwanda zatambutse kuva 2016 kugera ubu ngubu, ariko witwa Nshuti Mweto Divine akaba ariwe wabashije kuba yashyira hanze ubusabe bw'uyu musore, amusaga icyo bisa ngo ni happiness ko bitoroshyera.
akaba hakiri gukurikiranwa ushaka ibimenyetso bigiye bitandukanye n'impamvu niba byabagaragara neza ko byaba ari ukuri, bityo uyu musore akaba yatabwa muri yombi na RIB ibikurikirana kuri uyu mwanya. Nyuma yaho hagaragaye n'amajwi y'abandi baminisitiri batandukanye bavuzwe ko yaba yagize aho bahura n'uyu nguyu Prince Kid, harimo Iradukunda Liliane, Iradukunda Elsa ndetse na Nimwiza Megan wo mu myaka igitambuka, yuko uyu musore agiye abaka icyo bise ruswa y'igitsina. Izo akaba arizo nkuru eshatu zabice bigacika muri amezi 6 tugeze mu cyaka cy'umwaka. Twaba tubabwiye kuri Code Lab TV, njye nitwa Confiance. Turababwira ko tubafite ibintu byinshi, na bagenzi banje, tubabwira ngo mwege mukore subscribe, mukomeze mutwereke yuko turi kumwe. Ni byinshi cyane biri imbere tuzagenda tubagezaho bigiye bitandukanye, mwege mukomeze dukurikirana ibiganiro byacu. Stay touch basaza, njyewe nitwa Confiance, tuzakomeza ubutaha.